Hello, mikoro wanjye biteze nanjye nisa umeze neza none sishaka ngo kumbuye Imana siko mba ufite umutima mubi nyine nashakaga ko umugoroba naza nshobora kuzajya tugasemana kumbura inshuti yawe nyine nshaka kukwakira. uvuze ko ushaka kuvuza ndakubwiye ngo uzi ikindi kibazo ni iki semana wajya kugorana nta kibazo ndahaza ubanguke rero kandi mbere ko mafite n'izindi gahunda nyinshi utaza kwicara gahunda rwose kana ko karibomba suwe Ay. Non, Salut. merci. Non, kubite se. Ça va? Makuru se? Meza. Murabana? Abandi mo ndasoma. Akora nihuse. Igosha mani bandi kwadi byata nari mfite irungu. Nese buya makuru. Amakuru ni meza neza. Ndaho usibye ibintu nyine uzi ko ntajya nicara hamwe mba ndaho nyine ngenda. Sinarumva ujye nkumbura. Se nkukumbura ese ujya muvugisha buri munsi? Oya ko nawe ugiye kumesa kimwe n'igishobora gushira utavugishije. None se ibyo bitwarega kuba inshuti yawe bivuze ngo umuntu bahorane uri kubikabya pe. Nizanga kumamagara ngo baze amakuru. Uruhamagara nkubaza iki? Amakuru yanjye. Amakuru yawe se ngo nyamaze iki? Kari cyo cyemba nibaza. Sundire ko ndinde kuri wowe mwana. Uri inshuti yanjye. Oya mwana mba utamfata inshuti yawe. Nese gutuvuga inshuti yawe ngo amakuru yanjye kumara iki mwana. Nese kamubaza. Turavugana. Ase uvugisha ubundi ari kimwe cyashatse tutavugana. Yego wenda wabamagaye kandi ugomba no kumamagara. Mfite akazi nakufite. Mfite byinshi byo kwitaho mwana. Shasinze wenda mbona uko ngufata wandana ntabwo nyandikira. Siko ufite umutima mubi. Ase mana nta mutima mubi mfite. Ikibazo kibona nameze neza nta kibazo mfite. Nase mana kamubaza ikibazo. Kamubwiye nyine wowe mba mbona ibintu ushaka kubipanika ngo bigire birebire kandi no ntago ari icyo kibazo ntago ari cyo mvuga. Akosima no kunyandikira siko kuri WhatsApp ari jumara nk'icyumweru warandeze. nawe urabizi ko nakunda kuvuga pe sinkunda kuvuga. Oya mani na shasinze wenda nshobora kuba ngiye ko ngufata atari ko mfata. Ariko honestly ntago ari byiza. Umva reka tubyihorere shure reka tubyihorere rwose ngo iki nawe uranagorana n'ibintu byo kunywa mbona ntazi n'ibyo ushaka akubwira. Ufite amata ndanywa amata numva nkumbuye. Mata nawe ya buri munsi wajya uhindura n'ibyo kumva so nkorere. Keke wa keke bite sheri. Ese jya ubanza wumve icyo umuntu akubwira ubu uhita uvuga ubugambo bwinshi jya ubanza unyumve bite byabanza umbwira ukuntu umeze. Ndakwiyamye uhora na proti wa mwana we. Umva ngutere story kagashinze nako kagashuti kanjye kakamarayika ejo kaje hano n'ubundi ngiye mba numva cyane ni sesema ariko nyine abarahinze nabo aramamagara abarambwiye ngo shoto kuki nariko kumuvugisha nyenyenyenyo numva yane sesema mba ndaho nyine ndamwitaba kugira ngo ni kwiyerurutsa ko mba numva byane ni sesema ahita ambwira ngo araje ngagiye kuza kundeba habuze gato mva kanga nuko nanjye kutambwa ati byihorere ako wenda bati kamurekaze ndakwiyamye nta mushamba mfite nuko nyine Shareka nkubwire uriya mwana arihoma nta nubwo asigaye arambirwa rwose azanyihomaho. Ikinsetsa
nukuntu wenda mfite akazi pe abo nukuntu anyihomaho kandi ariwe naka amafaranga ndakwiyama nicuza se nicuza iki umva mbabarira ahubwo umva ngiye kumuhamagara ngaka amafaranga ase ko mufitiye impuhwe be ufite ikihe kibazo yego mvira muri fone njya guhamagara kandi muhamagara ngo mwiyakire kwishwashwa ndebe ko nagira goodbye mvira muri fone ye mwana bakamamagara. Yes bestie. Ni sawa wowe? Kubera icyo uvuze gutyo se? nyine biraho tunasema nimba ari nta mafaranga ufite make waba ari yamwejeho Icyo kibazo se kandi? n'ibintu ndaza kubikubwira nibikunda ahubwo wamfasha nimba uyafite ukayama kuri fone. How much? Ndashaka nk'ibihumbi 200. Reka nze mbaze Shema ko ayafite nyine numve ko twayabura. Naribi wamumbariza mari nimba nakugoye ko ndayashaka cyo ngiye kuyakoresha cyo naza kuguhamagara nyuma nakikubwira. Naribi binkorere nyine aho mfashije nawe. Sames bite shu meze neza ese kubura ngo watuje wa mwana ntabwo kwitaba watuje ngo cyane nyoje nari nditishemo gato ariko bisa nk'irirangiye umva ndi mu kazi kambanye kenshi ariko ufite umwanya se ahubwo umwanya ndawufite none se umva ko mfite stress nyinshi koko mu kanya nk'agasaa 12 twasohokera twasohotse sohoke nyine tujye out ntabyo ushaka arene se bamubwiye se kandi Arirene umuzanyemo Arirene ejo bundi twaravuganye ambwira ngo mama ararwaye ngo yanagiye mu cyaro ntawe uhari ubwo rero urumva nta gahunda afite yo kuza mu byacu kabisa yo none se none ako cyane ko none se ubwo urumva aho kugira ngo dusohoke ahubwo tutafata uwo mwanya tukajya kumusura ntiwagira uvanga dosiye ndakubwira gusohoka ngo tujye gusura umuntu nta mwanya mfite mbabarira kandi nshaka kwimara stress zanjye mfasha pe oya cyane ko nuko iyo wamugisha ukuri ibyo bintu uri gukora undi mwana ntabwo ari byiza kandi Arirene urabizi ko ari umwana mwiza ndetse kandi agukunda cyane nawe urabizi ushaka ahubwo wakiga kumuha agaciro buro mvana agaciro mu mutwe mvana agaciro mu mutwe twisohokere ibyibura ese uriya mwana ahorana ibibazo ntabwo ngiye mfite kuva na stress zanjye zara mu kazi ngo njye kongera ibibazo by'iwabo ntabwo njye nawe tuvukana please okay Hello? Yes my love, meze gute? Umva nanjye meze neza ariko nyine Ngomeri yongeye yarwaye. Isi tumaze kumuhamagara nyine ambwira mbaza niba mfite umwanya ku buryo najyayo. Ubwo rero mu kanya ndaza kujyayo. Oya Nikore ngo ntabwo ahamubwiye ngo ino wiki yose ntabwo azaboneka ngo ari bize byatari. Come on. Ako nawe ntugahuze ibintu. Ndetse ko atazaboneka iyi wiki. Manje nimaze kundambira nyine uburyo ufata inshuti yanjye mana. None se afite akazi. Namwumva. Oye ese reka mubaze. Urukundo kuba nyine turi inshuti dukundana no kuba yabona umwanya wo kuza gusura mama bihura bite? No kuba adakunda kumvugisha nyine nuko adakunda ko ntabwo ayikunda. Ariko nukuri please ntugakomeze nyine
ntabwo nkunda ukuntu buri gihe nyine Nicole udashaka kumva side ye man, ushaka kumva ko atankunda, ushaka kumvikanisha ko ari umwana mubi. Oya, ibyo nshaje tubipfa cyane. Okay, urava mu kazi sangahe? Yego ndagutegereza ntacyo tujyana. Umva shanda nagukumbuye. Nta kibazo, wiyiteho. I love you. Kami my love. Meze gute, wageze mu rugo amahoro? Okay, umva noneho ndimo guhamagara Nicole kuva amasaha 8 n'igice, maze kumuhamagara inshuro zirenga 10, ariko ntabwo ari kwitaba telefone, sinzi ikibazo yagize pe. Akoshira wajurika umuntu ndakubwira ko inshuti yanjye ntazi ikibazo ifite, namuhamagara inshuro zingana gutyo ntari kwitaba, aho kumva nk'ikibazo cy'amafuta ubumbajije. Umva nkubwire Nicole arankunda, ni inshuti yanjye, wenda nuko adakunda kubona umwanya, adakunda kuvugira kuri call, ariko ndabizi ko ankunda mani. Sha ntacyo rero, ahubwo ubwo sawa, wakoze cyane kuza kureba mama, Imana igumugisha. Ubwo rero uramuki, Imana ikurinde. Reka nkomeze ngerageze nimero ya Nicole nimenye ikibazo afite. Ndagukunda, bye. Sawa. akajagari kari muri ino nzu mwana. Yego abana si uyu mwana inshuro 13 umuntu ahamagara inshuro 13 umuntu atamwitaba akomeza agahamagara we. Umva burije njye ntabwo namuhamagarira ijoro, nzamuhamagarira nigire mu byanjye akajagari karaha. Hey, Ale bite? Nitwa Kelly, ndi umushuti wa Nicole, nuza kubona umwanya uze kumpamagara ndagushaka. Kelly, umushuti wa Nicole, nonese Nicole yagize ikihe kibazo mwana yanjye? Okay, kamanza. Yego ndabona nahabya my voice note ebyiri noneho mwana yanjye. Bonjour my love, nizere kumeze neza na mama nyine arimo gukira. So my baby, nashaka kukwifuriza umunsi mwiza, ibyiza byose ubibone, can keep that beautiful smile. Ndagukunda cyane, and I'm grateful for you. Oh my happy, thank you so much. Kabiri amwiki. Apart from that, take the shot, take it, push it, Asundi wa mgani kweli Nicole ivuze nini? Amugani mfite gutekereza kabiri. Umuntu arabizi ko ndwaje mama. It's been 5 days ntaramvugisha, naramwandikiye kuri WhatsApp mu message ebyiri yaziriye simu. Amugani Nicole ashobora kuba atari inshuti nziza, nshobora kuba ndenganya my love nyine kandi abambwiza ukuri, ariko kuri nshuro ngiye kumutestinga, nimbona byanze nzamureka pe. Ushobora kuba agira ngo wenda nyine nta zindi nshuti nabona cyangwa nekama, nanjye kuri nshuro birambabaza pe, birambabaza ko umuntu azi ko rwaje umubyeyi nakuvugisha. My love, bonjour. Naramutse neza, meze neza, na mama arimo koroherwa nta kibazo. Anyways, thank you for your love, for your care, even your support. Nyine nshima Imana ko wangufite.
naho kubyara nikoresha nanjye nyine maze kubona ko harimo ikibazo pe nikore mbona wagira ngo mufata amagari kamfata bisere kandi birambabaza bibaza ko namuhaye message kuri WhatsApp ngazisubiza kuri call ntago ajya nyitaba kandi Imana arabizi ko ndwaje mama arabizi nyine byose ariko ntabwo ajya mu magana basiko bimeze honestly nanjye ndumva ni umutima wanjye unaniwe pe sawa witeho nawe umunsi mwiza ndawukunda cyane habi umva nanjye bisuye ndananiwe turimo kumbaza ariko ubyisha mushito wa Nicole we ngiye kwa nshaka ubona Nicole afite n'ibibazo mwese kidashaka network ariko kandi nyicusha Allo Okay, bite shari. Sorry natinze kukuvugisha shabo nibwo mpugutse pe na mfite stress nyinshi. Subize ko ngaje mama. Okay, nta kibazo ahubwo reba bw'imbaye kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp ni wamvugishije? Yego, bizereba iyo nguhaye abariyo umushuka. Sawa merci. Sawa. Se amara iki kuri WhatsApp mana yanjye. Yananditseho gute? karakana singakunda pe ukajya umantiza ibintu nashaka umagirire imwe singakunda ndakanga kanyihoma umwana ntabwo nzi kukubwira pe cyakoze wenda iyo nshaka amafaranga nibwo nibuka ukavugisha akantu ko gukina akavugisha nk'ikimwe cyasha tutavugana njyewe nshinzwe kumenyeka bizinesi ze akantu nikagira akazi kirirwa gafite ibibazo ntabwo ukabona ko tutareba ku rwego rumwe ko nyine kuko hari ibyo mba nkakeneyeho birangira nyine nkavugishije tu ahubwo nyine ejo bundi karamagaye ejo bundi bamenya ari ejo kamukanga nyine ngo karwaje mu mako ngo ari mu bitaro noneho kagisubiye no mu cyaro nyine kagiye mu cyaro ntabwo kari inaha ngo nyine ngo nzihangane ngo tujye ngo kugasura umva ngewe numva ntishoboreye ahubwo twishakira uburyo dusohoka pe tunashaka kugabanya stress mfite cyangwa tujya gushopinga cyangwa tukaba utundi tuwoko twiza nyine twishimye nyine umuntu agabanya ama stress nayo ibintu by'abantu bahora barwara bagerageza gutera abana ibibazo bya pe ngewe ntabwo mba nshaka kubyumva Shade reba ikintu ngiye nakubwira ukwiye kubwana nawe ugatekereza kubera yuko Nicole ntabwo agukunda sinzi niba utabibona utuma umukunda akubwira umwanya dogitari ugasanga buri gihe ahora yakubwira umwanya nyine si ugushaka kugushwanya na Nicole cyangwa ngo waba ari ibindi byinshi inyuma ngo nakubwira ko ukumva ko ukunda kandi nawe urabibona sinzi impamvu utabyitaho sinzi niba ukunda cyane bikuma amaso gusa nawe urabibona ikintu ugomba gukora kureba ukabona nyine ugende nawe utari iki wowe tekereza ko tumukunda ugasanga bijyanye n'itandukanya nawe ari ikintu wabwira iki ko ganagara abana beza uriya muhungu yabimbwiraga nkagira ngo arambeshye ko ntakundi nyine ariko ni njye wizize abantu bose barabimbwiraga nkanga kubyumva nkigira akana keza none reba n'ubumbibwe n'inshuti kandi iri jwi ni irya Nicole ntabwo kera inshuti yawe itabizi ukuntu byahoraga benshwanisha n'umukunzi wanjye nanjye ngo ndi kugerageza kubera umuntu umwana mwiza atabiha n'agaciro
Simana kubera iki koko? Kubera iki abantu dukunda batabiha agaciro koko? Abo nzi niba nzongera kwizerera mu bucuti na rimwe bibaho. Ariko mfite gukomera. Ntakundi. Ubwo reka mvugishe Nicole. Muha amahoro ashaka nyine kubw'inyungu zacu twembi. Nako kubw'inyungu ze wenyine kuko njyewe namukundaga by'ukuri ntabwo mukoresha inyungu zanjye. Reka muvugishe. Kumana we. Ngo umutwe ndi mbega indyarya. Ntabwo nahise ko uburyarya nka buriya bubaho. Ndabona n'imbaraga zimuvugisha ndumva mfite umujinya. Alo? Niko biteze? Umeze neza se? None se ko nagushakaga mu mwanya tukavuga cyane kuva mfite amakuru kuva nyine ariko ni kubw'inyungu zawe mwana bifite inyungu byatari ni ukuri wowe mbwira nyine tubonane tu njyewe narigeze mu rugo nahita nzanye tugahura ntarebe kandi tujya dukunda guhura n'ubundi nta kibazo bibusha ntarebe ubwo tubonane mu kanya ngo bite shu sinzi ubu niba hari umuntu uzongera kwizera w'umukobwa muri ubu buzima.